erega n'ubundi wamuhamagara utamuhamagara yarambwiye ngo ntuzagaruke hano. Hari abakire nabonye ngo bivanzemo ngo ntibageraga ngo twariganye ngo twagize gute neva. Ntabwo mbyumva. Niba bijyanye gukora amakosa yiwe. Amakosa se yakoze yatumye umwirukana naya. Ni imisi ikomeye cyane. Rero ndakeka kidamanya naramwirukanye. Mwirukana mu mafuti, hari ibintu nari maze kurambirwa narahaze kandi njyewe yamaye ibimenyetso byumvikana binagaragara. Uteze amakuru. Cyane byiza. Agasa noneho urakeye. Yego. Umva. Shanga. Ya Guillaume ntagashyira ubwenge bwibutsa pe. Wamenye ndutese mureke nyina byare. Mureka byare nawe je umusimbure nawe yitwara ubyare nuko muzuza abukuru. People talking like they politicians and choose to be an accountant because it's safe in a business, not because they want to do it just Ntabwo mubyemerewe uko waseka kose ntabwo byo mubyemerewe. Bite se wowe ko mbona usa n'ufite ibibazo muri wowe wabaye amahoro? Ye baba we kwambasira mama hari Ye baba we kwambasira bari mu biki. Mama hari kase. Nibi bwira kufariraga bamutinda. Buret. Uko nzize. Sister. Mbona mvugie? Namahoro. Sha nyene. Kundeba hano nyene. Nawe n'ikibazo. Nyene nageze hano muri uyu mujyi sinari mamenyereye banyibye. Telefone, amafaranga, ikintu mbega nsigaranye n'aka kabaga kubera ko nari ngahetse gutya hano kunda. Nawe nabaye nk'abakongomani baheka abana kunda. Nyene nicyo batangibye cyonyene. Nyene wamaye ubufasha. Wenda ukampa amafaranga y'itike. Ubu ntabwo nzi ukuntu ndubushyike mu rugo. Itike? Yo, pole disi hangana abatekamutwe mwabaye benshi. Ubu se nakwizera nte ko utari umutekamutwe? Ahubwo wasanga unanyambaye agatelefone kanjye reka mvuga. Njyewe? Yego mwana, njye naho ndi umutekamitwe. Rwarwo ni ingegero ubanza hano ruhasaziye. Ko ntacyo yameneye ukuri nakubonye kanyagwe. Soko nta mvura yaguye noneho ndavuga ko anyagiwe n'itagira amazi. Ko afite amahoro. Icyo nzi baranyemeje ariko ukurikira. Sister, hello. Nisa makuru. Yes. Amuntu ubareba rero ndaguhamagara nyine ntabwo nkuzi uri umugenzi nanjye nyine undeba ukuntu uri umugenzi ndagenda nyine naciye ahangaha simamenyereye si iwacu none ubu ureba banyibye bagize gutyo
babakoze umufuka wa mbere nabyumva nyine iyo mba mbyumva simba babanyibye baranyiba amafaranga bakora no mu wundi banyiba telefone ubu simfite ukuntu mpamagara umuntu yewe icyongeyeho nta n'amafaranga mfite y'ikikiri bungeze mu rugo kandi rwose nkeneye n'uduhumbi wenda nibura kuko ni kure uragata buri nk'ibihumbi 5 byonyine yo pole nyine ibyo bibaho muri uyu mujyi wa Kigali ukore mu gusa nyine hano nawe mfite igihumbi kanyiguhereze gusa nta kabiri cyonyine ihangane sibyo kandi uraza gutaha neza kandi utaha amahoro maze urakoze n'undi gato kava kuyigurisha se ayangana yenzi ko ndi buyatoragure ako biri buze kuza batana nakwereka kambe mvuye hano uriya wavuze kuri asha wabona agiye akananiza polisi nimba mfite iki gihumbi kidamage twasinyanye yuko nzajya muhaza telefone akabareza agurisha n'undi sinzakuramo ayangaya n'ayanjye niyongera kuyo nariye kare 10,000 nariye muri ya beti yanjye ndaba mbaye boss ahubwo reka ngende gake nkamufata none turabaye uragenzwa n'iki cyane kuri yari bakeneye ubufasha wowe bufasha mu rugo bambere nabi baranyirukanye mbega ibintu byarahindutse byarakomeye mu rugo wanyu barakwirukanye gusa kubera kiriya kibazo cyakubayeho kubera kiriya kibazo nyine ntabwo bigeze bacyakira neza rero narebye ndavuga ati se ko nzi ko uri umuntu mwiza kuki naza hano akugisha inama ariko ukuntu twabigenza wari umukozi wanjye mwiza kandi n'ibyakubayeho ndabizi kandi ntabwo byigeze binshimisha na gato rero ntabwo numva ko byaba ari ikibazo kuba nagufasha gatoya ukaba uri hano mu gihe ukitekerezaho no mu gihe gikurikirana kiriya kibazo cya dogita kuko nanjye ntabwo byanshimishije cyane kuri mwaba mugeze neza kabisa kuko umva ntaburaga gato ngo ndare hanze ndagufasha nta kibazo rega nicyo tuba tubereyeho cyane kuri waba ugize neza ariko nkeneye n'ubutabera kuko ntabwo nishimira ko abakozi banjye bagira ibibazo ugerageze umfashe mbona ubutabera gusa nanjye nari narahangayitse kuko nari narakubuze sinzi ahantu wari waraburiye kure cyane ngira ngo nyine urumva ni izo struggle zose z'ukuntu ibyo bintu byagiye bigenda nyine urumva ntabwo biba byoroshye tuzagenda tuganira turebe ko Jessica ngwino urebe undi mukobwa hano uri he nyaruka ndashaka kugira ahantu njya gatoya yapfuye we nta n'umuntu wanabara na telefone yananiye ndabigirane mana we ndabigirane ko mpfuye we hinda ubundi mana we naho dogita we rero naramufungishije ubutabera burakora akazi kabwo ntabwo nifuza ko umukozi wanjye ntabwo nifuza ko umukozi wanjye yahura n'ikibazo n'ubutabera ntibukurikirane ikibazo yagize kuko uru Rwanda dufite amategeko dufite ubutabera kandi ntabwo twishimiye ko abana b'abangavu bangizwa bene aka kageni noneho bikorwe n'umukozi uyobora undi n'uvuga dogiteri niba yaragukoreye ihohoterwa rimeze kuriya ni ikimenyetso kibi yagaragaje muri sosiyete nyarwanda kandi n'imbere y'Imana ndakeka
ni ikibazo gikomeye cyane. Ngomba kubihanirwa. Yeah, Jessica, yeah, bari bamusohoje. Yeah, mube muganira, hari ahantu ngiye gatoya. Mukomeze muganire. Namuhaye karibu. Patron, hari icyo nashakaga kukubwira. Ite byawe wowe. Ahambira. Nyine igihe utari hano mabuja yarambwiye ngo ngurishe agasambu ko mu cyaro umukecuru ngo tumwimure, ambwira ko nuza amafaranga aribwo uzayama. Ibyo nashakaga kukubwira nyine ngo mugire uko mungenza, kubera ko umukecuru yamamagaye ambwira ko yabuze ahawe. Njye hari ibyo napanze nawe, wowe ndanakuzi nzi niyo wavuye. Genda muvuganire hirya, genda. We bite mbese ko narinje kugusura nkaba mbona usohotse wasaze habaye ngo waruje kunsura maze ntimusure umuntu ameze neza. Uzi ibibazo mfite muri iyi nzu nese waba utabimbwiye nkabirota. umva nkubwire no gufata telefone ubusi wamaza n'ahantu ibi byabaye ibindi bintu hano. Jeff, mama Fisto, Kadogo byose biri kuza ku mutwe wa Dudu, urumva? Uzi noneho Jeff nayo nkore uri gusiga telefone hano ugasiga isafuriya, urumva? Ibintu byose ari guterura noneho yankwereye agashya muri iyi nzu. Jeff umugabo wawe nzi. Jeff uzi, urumva? Ibintu byose yabyanduriye. Ibyo ngibyo nge nta nibyo nzi, kuko niba warabipanze n'umugore nta kazi cyangwa shane we wansigariye ku mugore. Toka genda. Sawa Patron. Jeff nzi atangiye kuzana zirangeso ze ziwe muri rugo rwa mukuru wawe. Nawe azi neza ko ari kwa mukuru wawe. Umva nkubwire inama nshuti yanjye, inama itari inyecuru. Kura imbwa mu nzira yirukane, kuko bitabaye ibyo ari wowe ari we n'izi nzugi zanyu biragendera rimwe. Yase noneho uyu mukecuru kuko ndamubwira mu kigo nari namutekeye umutwe, none abaranca mu muryango neza tu. None si umame ngo mwirukane. Nizumva wakora iki? Rero nkubwire Jeff nubwo ari ikinyamafuti ndagikunda, gusa ndumva kumwirukana bingoye. Ngo uramukunda niba wumva ushyigikiye amafuti ye. Ni akazi kawe muko, ni akazi kawe. Niba wumva inama yanjye udashaka kuyumva, ariko hari ikintu ngiye gukora. Wiwe mperutse kubimubaza numva nta kintu ashaka kubimbwira. Urumva yakubwira icyo ndakora, urumva? Ndaza kusa nk'umukanga mubwire ngo ndakwirukanye, ndebe ko nagenda yishimye. Ndabibona ko nawe nyine atashakaga kuhaba. yayiguha atayiguha irukana imbwa niko nakubwira. Ndabona nta kandi kazi. Ni gahunda ndabikora kandi. Mbese undarugiye he madamu? Nari mba nasaze nenge kugura cyo kora amayinite wamerekeza. Mabuja. Bya bintu by'amafaranga ya kagasambu ko mu rugo mvuye kubibaza bosi aramubwira ko tanzi. Wabwinde bosi soje sada kwimubwira wanjije tube pangano soje haraha ibanga ni abantu babiri yo bari bagatatu tubabaye matiku n'iki o wasanga n'agasantire kose n'umudugudu bize. Ase si umugabo wawe. Umugabo wanjye sivyo nkora byose. Abantu babana nabo bagirana amabanga. Guhereza isaha kubera iyo mpamvu yo kwasama amagambo akisuka uvuga wajya kubwira soje umubwira ibyiki. Ntuzagire ikintu wajya kumbaza. None zubwo isambu yanjye iragenda. Sambu yawe si byo twabikoze turi babiri bigiye kujya mu bantu batatu gute. Ikibazo ni uriya mukecuru wanjye ayaneje y'induru yaneje ingaru yambwiye ngo rwose ngo ntahafiteho kuba ngo rwose ngira uko mbigenza ngo mvugane n'ubona haya amafaranga areba ahandi yaba agiye. Muri murambere siswe
Iseseme mabuja. Mwana iseseme. Mwana iseseme. Wajya kubivuga se nabi gutumye. Ntabwo nje ko Ngaho basi imara y'amezi 3 ashize mutabishira. Iki? Iyo wakoreye? Ubwo busandaje ndavuga mu kandi. Genda imbere. Inkute se imbere genda. Yo mutarakutwa dore ko mutanyura. Genda. Bande. Bako. Hari ibiryo? Ntabwo ibyo byareza. Yumbwira ngo nta biryo bihari. Barurayizi. Iyo nta mwuka urimo wari wabona idundika. Si idundika ariko harimo umwuka. Nanjye niko ntashobora gukora akazi ntariye rwose. None se uragira nta biryo bihari. Kuki umbwira ngo nta biryo bihari kandi uzi kontara dufitanye? Se njenje nkarura mu giciro ku gipangu. Mba nakubwiye se ngo ubinyibire ubinshirire muri ghetto yanjye. Ngiye bambihisha nimara mbikira muri ghetto. Iyo yako buri saha njya. Ushambira. Ubundi gutwitorera cyane. Umva byifuza. Si byiza. Shara munyengo urimo kabisa niyo ariko bitekereza abaturage. Ntabwo kumarusha nyine marumva ari byiza nyine mbakora mubayeho neza. Hari nyine nakubwiye ngo agava kashakuriho kabagandurika sibyo? Umva se bikamubwira. Nyine iyo umuntu akubwira ikintu nyine wowe wumva ko nyine ari ibintu by'amagambo ariko iyo bimaze kukuba bikuriho nyine nibwo umenya ibyo ari byo. Okay, basi ariko wewe basi nizere ko ari igisaza cyayiguteye kuko ibisaza nibyo bisigaye bijyana. Nta cyiza cy'ibisaza. Wowe ukibana ba. Munguki. Ibisaza byabaye iki? Ngo byagenze gute? Bikuye. Abari b'u Rwanda n'ibyo biganiro mugomba kuganira buriya. Nawe ntukandushye buri saa saa 4 saa 2 saa 4 saa 5 umuntu w'umugabo aryama mba nakoze ariko mba nakoze umuntu araza agakingura nanjye mba nakoze ibyo ndiye bigahita bimugaruka akagaru nakingura nanone bikamugarukaho nakingura nanone bikamugarukaho nakingura nanone bikamugarukaho nyingurira abantu bangahe ku munsi abukingurira se ngiye nshinzwe kubara abukingurira nta soni mufite shanga ariko nta kibazo nta nakoshye ibyo ntabwo ari ibiganiro by'abari b'u Rwanda. Ibisaza n'ibyo kubatera ibibazo, ibisaza n'ibyo kubateza indwara mutabasha no kwikuramo. Uyu mwari w'u Rwanda ntabwo uzi ibyamubayeho kuko mwana ntabwo ibi ari ibiganiro muba mukwiye kuganira kuko ibyo muba murica ejo hazaza hanyu. Niba nshaka ndabarira ko nari nabyibagiwe gusa ariko ndabyumvishe ntabwo nzongera no kubitekereza. Ntuzongere kubitekereza mwana wanjye. Uyu mwana yahuye n'umuntu wakiye umwana. Uko mbakinguriye niko mbansonze. Cyangwa se niba kungaburira bikunaniye umbwire dusinyure kontrakt. Ibyawe mbishyire ku kontara rimwe bazana kumva bijye ku mugaragaro. Ntuzi iyo wansinyishije? Ntuzi ingaruka byari bigiye kuntera? None se abayivugira yumva ari ibintu byoroshye. Oya abasaza rero mwana wanjye ntuzifuze guhura nabo baranabo kwicira ejo hazaza hawe bakakwanduza izo ndwara cyangwa se bakanagutera n'iyo nda utateganyije. Ubwo njye nawe tugiye gusinyura birangire byicwa n'inzara n'ubundi mvuga ngo ngo uguma aho ngaho nyine soma ushaka ibyo byamagusha byonyine hose ugende ngire mbukuru zanaho bikeya wana nanjye ngireho ndashonje nawe umaze kundambira urandambiye rwose. Natekereza umusaza aramutse aguteye iyo nda ukabyara n'umuntu w'umusaza basi atari n'umusore uzagucyura kumva ibyo ari ibintu byiza ngo nta mafaranga shanga nukuringiza impano urampugura pe ahubwo mbabajwe n'abana batagira babagira inama nukuri urakoze cyane nabo mujye mubigisha iyo mico ntabwo iba ari myiza wishimira amafaranga mutitaye ku buzima bwanyu. Si ibyo se namubwiraga n'ibyo namubwiraga ndimo kumugira inama nyine mubwira ukuntu atari byiza nyine nkabona ntabwo ari kubyumva nyine nk'umuntu ubiziho cyangwa umuntu wabinyuzemo n'iki avuga ati
nyine ni guhise utunguka nyine navuga ati byibuze wenda wowe uraza umufasha ntuzatwarwa n'irari ry'amafaranga ntabwo nzongera kubitekereza rwose ni ukuri kandi urakoze kungira inama amaze kuba bosi uburyo mba negeka bosi ariko se ni iki gikweto ariko iki nabi se ahantu shangazi wacu atuyeho wo mu cyaro sheri nyine nkunda umuryango nubwo wahakunda ariko aha hantu ni habi pe ni habi urihangana urabona ahantu imodoka yasigaye aha kure rero ubu nyine nta muhanda uhagera niyo mpamvu bujya amajyambere kugira ngo agere mu gihugu mu mpande zose ari byiza cyane perezida wacu ugira ngo ntiyakoze ibikomeye kugira ngo ahantu henshi mu Rwanda ahageze imihanda ariko Bosco iyi myaka yose wabaga hehe none se aho nabaga ntabwo hazi erega uraje uragiye urakataza none se ahangaha ntabwo ari iwanyu iwawe se wahashyizeho angahe harya umva amafaranga nashyizeho ntabwo yazi nashyizeho 1,700,000 ushyiraho amafaranga 300 ibihumbi 300 none nta na finisage wigeze ukora inzu uko nayisize niko imeze none wowe urimo urambwira ngo naragenda tinda inzu uko nayisize niko imeze wayisize ujya heza wari ugiye haraho none ntabwo hingiye mu kazi ugiye kugufata ibyemezo ntacyo bivuze wumva nta nubwo bikaze akira tuzareba mubwize ukuri ndahangana nawe hari ikibazo se nta nubwo ibyo ngibyo urukumbwira byose ntikureba urumva na gato ceceka aho kucyuma mushaka kwifatira umuntu none se niya ndahangana nawe urumva ufite imbaraga ku buryo zaterura isi zaterura n'ino nzu zikayimura hirya we itonde ngeze cyokora imana ni ikwiye kundengera amakaroni 3 akabido 7 k'amavuta ejo bundi bavuye guhaha urateruye urajyana uzi ko nta bwenge ugira ngaho mbwira ubu si wari ubijyanye ubu ni bwo burokore wambwiraga ngo warakijijwe ngo ibiki n'ibiki Shere narengeye kugufasha guteka. Ya Bosco kutugendereye se muri iki gitondo n'ubuhoro. Ntago ari ubuhoro kera. Ntago ari ubuhoro ikitumye nzahangaha ni gute ujya kuntemera ibiti mu ishyamba kohereza abantu. Jeff nge mbona ugiye kuzansaza. Nasara nkirukanka ku musozi. Ngo wari ugiye guteka. Ubu wari ugiye gutikira ara ku muhanda usize igikoni hano. None se Shere reka mubwire kandi mubwize ukuri nari mfite ama stress menshi ku buryo nawe ubwawe utabyumva. Bosco ngiye ntema ibiti mu ishyamba ryawe ntibishoboka. Ntema ibiti mu ishyamba ryanjye ntabwo mbitema mu ishyamba ryawe. Ubundi iriya shyamba riri ryawe wowe hari ubwo ufite uruhare rwo kujya kuntemera ibiti mu ishyamba uri umuryango wo kwa Bosco se iriya shyamba ni iryanjye nariguze na Yasim mfite n'ibyangombwa byaryo. Sinumva rero uburyo wazumbwira ngo ngutemera ibiti mu ishyamba. Hashize igihe ndiguze iriya shyamba ni iryanjye rwose. Ufite icyangombwa nanjye nkagira ikindi ni gute ubutaka bugira ibyangombwa bibiri aho samanya gushaka kuzanamo icyanye ni cyo original cyawe ni pirate urabyumva neza mbega ntabwo wabyumva ni ikibazo nifite ndi gutekerezaho cyane nzora ibikoresho n'iki kugira ngo ndebe ukuntu nateka nayo kuba ko narize yuko uri buze ushonje nagira ngo rwose mutekere urya ariko
Igikoni reka tubyihorere ngaho sipoza noneho iyo aba ari mama Fiston ugufasha umbwire ikirimo wari kuvuga wari kuba uri kumudidimanga imbere nk'uko uri kudidimanga. ariko Bosco agakino uri gukina na Yasini mu nkine ngegeradi ni gakino cy'ubundi muri aho kundi wowe ibya Yasini biri kureba njye nakubajije impamvu ahubwo wowe uragenda witwaza ibintu byo kuvuga ngo uri umukire ushaka kugira ngo ujye gutematema ahantu hose ari igihe bazagutema n'ibirenge njye mbaye mbikubwiye hakiri kare umunsi umwe uravuga ngo yashakiye Mungu njye nongera kukubonera mu ishyamba ryanjye uzagure ibyo nzagukorera ntabwo buba bwa mbere cyangwa ubwa kabiri reka nkwereke geza aho buretse nkubwire buretse gatoya buretse ntabwo uzongera gusubira mu ishyamba ryanjye cyangwa se tuze gukizwa n'iki buretse Yasini dukizwe na leta. Yasini ni murumuna wawe cyangwa n'umwana wareze ibyo ngibyo ntabwo bikureba ibyangombwa bye ute ibya Yasini ibyo ntibikureba nta nubwo bikureba aho na gatoya ahubwo reka nkubwire tuzakizwe na leta muntu wanjye aho kugira ngo ngenze agukomagurire muri yashyamba ryanjye ahantu hose wumva ushaka oya ntabwo mbyumva kuko mfite ibyangombwa byanjye aha ni iwawe sibyo aha ngaha rero sohoka ngenda giye ariko leta niyo izadukiza nta kibazo mfite kuko njye mfite ndi clear sheri reka nkubwire mama Fiston duhuye ibyo namusobanurira nanjye we nibyo nagusobanurira wait tubyihorere ubwo nyine imigambi yawe irapfubye si ipfubye nari njye ndi inyangamugayo acha wowe acha gende wowe ubukire bwanyu gende burambiwe twarabigezeho turushye bari mu biki mutonganya ni ibiki byamaze ibisaza by'ubu rwose byaranyubeye cyagenze bite bazajya barya ibyabo babimara nibamara kubimara baze no guteza ingaro ngo byagenze bite ni ku kibazo cya rya shyamba ryanjye naryishyuye amafaranga yanjye ariko none Bosco na n'uwo ngo niba ari Yasine waringurishije sinzi utuntu bari kugenda bazanamo tw'uducenga ngo ibyangombwa ngo iki ariko ntigeje bazabijyane mu mategeko tuburane kuko ndiyizeye mfite ibyangombwa byuzuye rwose ubwo bifite nta kibazo uwo muntu ni indyarya ashobora kuba ari kugukina imitwe no Yasine nibyo by'abantu ariko ubundi abantu bagiye babinyangamugaye koko mwana bakamutunganyiriza two kurya hanyuma ujye mu kazi reka abo bantu tuzahangana nabo aramutse rwose aza kuntera umwaka ibyangombwa nibyo by'ingenzi ngwino hano naje kumenya amakuru ko ya telefone yanjye Jeff yayitwaye kuko Kadogo amakuru yampaye neza yarayimubonanye ayo makuru waba uyazi rero ku gapirwa bose atahari kera ndi mu cyaro manda yanjye kaza gukirana zamu mbagi nkarona hirya bose ari cyane umva nanjye nabyumvanye Kadogo abivuga ariko yabivuze sinabiha agaciro ngira ngo nibyo yabo indi byabo ariko ndaza gupereza neza mbimenye ndaza kuguha igisubizo nyacyo uperereze uraza kumbwira neza wiriwe Bosco iyo Mariyo naho hari yagiye kare mu gitondo namushakaga yagiye inyoni zikivuga
inkoko ya rubika. nta wundi muntu uriyo ni wowe uriyo wenyine. Njye nyine pe. Ariko ndakumva zamu. ariko si wowe umukire Gerard? Ni njye Gerard umukire. Okay, naragushatse ndakubura. Mufitiye amakuru atari ivubu. Mbwira rero. Makuru Kidamagere ufite black sheet y'uno muryango. Mbese black sheet ni ibyo bya black sheet njye nabizi. Black sheet ni flash yari iriho amabanga yose y'uno muryango. Hariho code ishobora kubura twese tukaba twakanga. Ngo Fite amakuru yahi. Buretse mbyibuke neza. Tungu amage. Komeza umbwire. Black sheet. Black sheet. Oh, black sheet. Black sheet. Black sheet. Hanyuma iriho ararangiye ubwo asigaye nawe nyine nawe uretse icyo wibwira muhereza amakuru neza atariho ivumbi. Zamu, nimugoroba duhurire kuri butike yo kwa Karemera. wa mubosi uko hano biba bikaze kuhava ko mba ndeba bitoroshye. Urakoze cyane Zamu. Saa 11. Saa 11? Yego. Zere kuri umugabo urindi ijambo rye. Ndindi ijambo ryanjye. Kona nkabona rwose umuhahurire nkuguriye n'agacupa rwose. Mfite amafaranga. Sawa. Aho twebwe. Urakoze kandi. Tuba ntubwire nuko nageze aho mushaka. Iyo mariga nawe asigaye amfata nabi, niyo mpamvu nanjye nemeye kuguhereza ayo makuru. Aragusinguzamo ndi umusiga. Shiri. Ndi ukuntu wabaye keza noneho noneho ku bukwe nzaba naka. I need you to be together every time, every day. I'm crazy for your love. Sure. Ndagukunda cyane. Ndagukunda. Isi n'ubundi ni warandemewe pe. Nta mpamvu yo kuguhomba n'imwe. Shiri, cyo ndumva nshaka kuguhobera cyane twegerana. Ko n'uwawe se wabikoze? Shiri, uranyemereye. Shabasi. Shiri. My sweet. Twajya twicara. Basi ngusabe kimwe. Hari impano naguteguriye iri mu cyumba. Sibyo? Ne amatsiko ko tugende tujye kuyireba. Basi ngwino tujyane mu cyumba nyigureshe iri. Sibyo? Njyewe mbwira ubuse dukora iki? Niba rero ikintu njye mbona cyashoboka ni uko twasenyera umugozi umwe, ntidukomeze kuryana turi abavandimwe hejuru y'abagabo badafashije bagiye kuzaduteranya twaronse ibere rimwe. Mafisto hari igihe ndeba nkabona sinzi ikintu twe tuzira. Reba umugabo wawe yataye urugo ntaheruka gutaha, ntabwo uzi ahantu ari. Reba uwanjye abaye igisambo, urandarika ibintu byose agatwara.
sinzi amaherezo n'ukuri. ariko urabizi ngiye kubafatira imyanzuro ikakaye bariya bagabo bazabona ko ntari mugenzi wawe. abakunzi ba filime nyarwanda tubararikiye kujya mukurikira kuwa kane buri munsi kuwa kane umunsi wo kuwa kane ntukajye ubacika mukurikire channel yitwa Tayodi TV mukore subscribe muri benshi kandi na comment zanyu zirakenewe hacaho filime nziza filime z'umwimerere mukurikire kuwa kane.